ndayishimira ko yanyongeye iminsi yo kubaho. Yesu nashimwe cyane. Amen. Igihe cyaheze narigeze ndarwara indwara ikomeye cyane, ariko Yesu yari akomeye kuyiruta. Yesu nashimwe. Amen. Ndarwara mfatwa uruhande rwose, hakajya haza ikintu mbego bimashini kigasya ndabibamo ariko naribanyemo na Yesu. Najya mu bitaro Manuel arabizi cyane kuko bikinangura twari kumwe arasengera umwanya w'umuhemurisha. Najya mu bitaro kwa Davidi ndahamara amezi 3. Baravuga bakijya ku bitaro bikuru ndimuka njya mu bitaro kuri President ariho banyumvise ndahagera naho nyine ndahamara nk'amezi 3. Nubwo burwayi rero kuko bwarangabaga cyane byarasya uruhande rwose, aya magufa y'uruhande rwose agasya y'ukuboko ku buryo nyine numva ko merewe nabi. Nubwo burwayi kubera no gufungura ntafungura ndarwara igitugu. Icyenda kibana iminsi nka mikeya ndafatwa na ezoma nayo iramfata. Ibyo bitiwe umutima nawe uraza ndabibana uko nyine mbona bibanamo na Yesu. Kadundura rero icyo gihe kuri President hatera indwara y'amacinya. Ya ndwara biraza rero nyine iramfata. Imaze kumfata nyine ndapfa ndasubira ndapfa. Baratoze umusaga ngo bampambe n'isanduku barakoresha. Ariko nabyo byose nibanyemo na Yesu. Yesu nashimwe cyane. Muri icyo gihe cyo kurwara amacinya bayarwara iminsi 3 irengeje iminsi 6 n'ubugipfuye. Ariko ndahaba ikirere yo cyane cy'Imana. Ni indwara yandura cyane yandura. Ariko abana bose bari barwaza barahirirwa. Ndashimira Imana cyane ko itabafashe. Yesu ashimwe cyane. Ndacagagura kubona ibirebire. Nk'amazindwi babonye ko nayo ndwara yakize bati ko amaze gukira reka tumurungike kuri w'akarere. Ndagenda kuri w'akarere ndahaba nk'amezi 4. Bakuye amezi 11 ndyamye uruhande rwaraboze hari wakuze ushobora gutera akantu akwikenyeza sindabishobora bene data. Imana igracious. Sinshobora kwikenyeza impuzu nyine ntacyo nayo gishoboye kurwanya rwose ntirwarwana. Niba ndyamye najya kugaragara. Ikindi nshimira Imana kubona ukuboko kumwe baguteramo serumu umwaka wose. Ukuboko ntizibe, ukuboko ntikubyimbe. N'ubuntu bw'Imana. Haragera rero aho babona ko bakwiye kutambura kuko babona ko ibyanjye byananiranye. Baravuga ati uyu mureke aryamaho gusa kuko kumwirukana atavuye cyangwa akire bishobora. N'abana bagira aho bavuga bati rero kugira mama nitwe tumufashe ako twosenge tubabwira Imana ngo mama apfe natwe turuhuke ibyo tubera byiza. Nyine urumva n'abantu hari ibyo bari bananiwe umwaka wose bariga bandika n'ibindi batahuye. Cyo kugira Imana we data wa twese wo mu ijuru imaze kubona ko abaganga bamfite abana bananiwe iraseruka. Haleluya. Akunda Imana. Zabona ko akunda Imana cyangwa umugore ku kidengereze naza ahamaze imyaka 38 kavuga ngo ikorera ikirego cyawe ugende. Yesu nashimwe. Imana insanga aho nyene uko byegera ikirikirana sinabibamo kuko nabashereka kandi umwanya ni muto. Insanga aho nyene irambwira ngo wa mubyeyi ukorera ikirego cyawe utahe. Kuko nari paralize kuba mu kwezi kugira 11 nakwamaze ndwaye, ariko numva ushobora kuntera kuri inyuma nkumva. Nshobora gufata nkaduza kuko kumva ko kirundi ho. Ubwo ni ubuntu bw'Imana. Yesu nashimwe. Amen. Imana rero irantura uraho hantu. Natashe abantu
ndaja kwa muganga barampima barambwira ngo mu mutwe wanjye harimo ibibyimba bitatu muganga nawubwiye nti mugabo hari ibyo Imana yankoreye ibiti ibyo bibyimba hari ibyo Imana yakoze basi ndataha barambwira ngo nje ni kandi Rusizi nagiyeyo nizeye gutabarwa n'Imana Yesu ashimwe Imana yandikije ikankura muri bya bitaro bitandukanye umunsi umwe nzagaruka hano ndababwira ko na bya bibyimba bye Yesu yabikijije abantu abakristo babo baraje baramba hafi pasiteri kurya banamuhameze yariko